intego y'ijambo tugiye kuganira iravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Ikindi kiravuga ngo ikintu cyose kigira ingaruka mu buzima. Amen. Ariko mu byo tugiye kureba ingaruka z'umuhamagaro ko turi mu rusengero. Amen. Ndumva mvuze mu ncamakeya ibyo tugiye kuganira. Yesu ashimwe. Ubugingo dufite mu isi busa n'ibiba n'isarura, kandi ubibira mu mubiri we azasarura kubora. Ubwo dukorera Umukiza azatugororera mu ijuru. Tugume mu ijambo ry'Imana kugeza mu gihe cyo gupfa. Natwe turi mu murima, kandi umurima duhingamo ni umurimo w'Imana. Amen. Amen. Muri ubu buzima turimo, turi mu kazi. Ngo dufite imirimo dukora itandukanye, ariko no mu nzu y'Imana turi mu kazi. Kandi akazi gafite iki? Umushahara. Niyo mpamvu twavuze ko icyo umuntu abiba nicyo azagira gute? Azasarura. Ntabwo nari nzi ibyateguwe hano biza gutambuka mbere y'uko mvuga, ariko njyewe nkurikije uko numva amatwi yanjye yumva, ndumva biri mu murongo umwe. Icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Iri jambo rinzaho nagiye ngira n'ibibazo numva n'ibisubizo. Nsanga mu buzima busanzwe umuntu nka umuhinzi yagiye guhinga ntashobora gusohora ishyimbo ngo najya guhinga ibishyimbo mu murima we azasarura ibigori. Birashoboka? Hari umuntu wari wajya guhinga ibijumba agasarura ibitoki. Ikintu wabibye mu murima wawe nicyo ujya gushakiramo, nicyo ugira gute? Icyo usarura. Icyo umuntu abiba nicyo azagira gute? Azasarura. Uyu munsi turi mu nzu y'Imana, ukwiye kugira icyo ukora, ariko ukagikora ntuzagihemberwa. Amen. Uyu muririmbyi aratwibukije icyo umuntu abiba nicyo azasarura, ariko ubibira mu mubiri azasarura kubora. Bivuze ngo uko duhinga tubyitondere. Yego ko hirya navuze ngo ikintu cyose kigira ingaruka. Bivuze ngo nuhinga ugapfa guhinga gusa uko ubonye utabyitayeho, ugakora ibyo ukora nk'ubikorera imbere y'abantu, ushobora kuzahomba. Yego. Ariko nukora ibyo ukora ukabikora ntuzi kuri kubikorera Imana, ubwo turimutse tuvuye mu murima usanzwe twinjiye hehe? Hano mu nzu y'Imana, mu murimo w'Imana. Ikintu cyose ukora ucyitondere, ugikora ucyumva neza, ariko unagikora uzi ko uri imbere y'iki? Y'Imana. Nicyo gitumye uyu muririmbyi yatubwiye ngo ubibira mu mubiri we azasarura kubora. Ariko ibyo dukora nitubikora tukabikorana urukundo, ngo tuzagororerwa hehe? Mu ijuru. Ndakwifuriza guhinga mu murima, mu nzu y'Imana, ariko ugahinga nkuzi ko uzagira gute? Uzagororerwa. Kuko ikintu cyose kizagira ingaruka. Ibintu ukora rero bizakugiraho ingaruka. Ubikore bikunze, ushyiremo umwete, uvuge utukorerwe rwose. Niba ari ukuza mu nzu y'Imana
ngiye mu nzu y'Imana, muzi ko mu nzu y'Imana ariho haboneka iki? Amahoro. Hari icyo naboneye mu nzu y'Imana. Imana ishimwe. Igice cya kabiri yavuze ngo kubw'ubuntu bwinshi busaga, twemewe n'Imana ihoraho, kubw'ubuntu bwinshi busaga twahawe gukorera Imana, twibesherejeho na Yesu muri byose tubonera muri iyi si. Iyo twamamaje ubutumwa, niyo nyungu yacu y'ukuri. Ndagira ngo ngire inama, ibintu byose ukora mu nzu y'Imana, ubikore nk'ubikorera Imana. Wirinde gukora nk'ukora ugira ngo abantu babone ko nakoze. Uze gusenga uvuga ngo abantu batavuga ko maze igihe ntaza mu rusengero, batazibaza aho nagiye, uze mu nzu uvuga ngo nje imbere y'Imana. Kuko ikintu cyose umuntu akorera imbere y'Imana kirabara. Ubikoze abikunze azabiherwa iki? Ingororano. Niko Umuririmbyi yavuze ngo tuzagororerwa mu ijuru, ariko tugume mu ijambo ry'Imana. Imana izaza kureba uburyo wakoze umurimo wose urimo gukora, hanyuma nimara kwevariwa iguha ingororano bingana n'ibyo wagize gute wakoze. Mu kanya gatoya tubonye urugero rwigendera, ifashanyigisho ifatika. Uriya mubyeyi ntabwo nararanye nawe, sinateguranye nawe, aduciriye imbere kubera ko Imana ntiyica gahunda, ifite ukuntu ikora mu bumana bwayo. Ahagurukije abantu abatunguye. Muri mwe hari umuntu wari uzi ko baza kumuhaguruza hano muri iteraniro? Babahagurukije, dusigaye twicaye hano turi gukanura, turi kureba ibintu, twibaza iki kigiye kuva, tugiye kuva. Ariko buri muntu wese bigana nuko yakoze ahawe iki? Ahawe iki? Ahawe ingororano. Atari ingororano tuzihenera hano mu isi, dutangira kuzibona, izindi tuzaziherwa ahantu ho mu ijuru. Ubu aba bantu bari hano bose ku murimo bakoze bahawe iki? Ingororano yabo. Avance ku gihembo bagize gute? Muyikomere mu mashyi Imana. Niba umuntu w'Imana azirikana agatekereza ati hari ikintu umuntu yakoze kinkora ku mutima, ngomba kumwereka yuko hari ikintu yagize gute yakoze. Imana yo ntizirikana. Imana ishimwe. Mu kanya mbonye mwene data ari kuduha raporo y'ibyo dukora, ariko kandi hari envelope itambutse ihawe abasore, umusore n'umukobwa baherutse gukora ubukwe. Bivuze ngo nabo bahawe avance kuki? Ku byo bakora. Kuko bayiboneye hehe? Mu nzu y'Imana. Navanze ku mirimo bakoreye mu nzu y'Imana, aho bayikoreye hose Imana igize gute? Akantu ushaka. Kandi nubwo kaba ari gato karabara. Mugifate nk'ikintu kinini cyane Imana ibahaye nk'ikimenyetso gikomeye cyane muboneye mu nzu y'Imana. Harya kuva cyageze bwo mutera intambwe mwejera hano mu ihema, muhise muhahurira n'imigisha. Muyikomere mu mashyi nayo. Inezerwe shaka. Imana ni nziza. Ubwo umuntu azirikana, yamara kuzirikana ikintu akorewe akagiha agaciro, akagishyiraho ikimenyetso, Imana yo ntabwo izashyiraho ikimenyetso ngo ihe umuntu wese wakoze ikintu akoze akagikorana umutima ukunze kandi akagikora muzi ko ari kugikorera Imana. Imana ibaho umugisha. Ntabwo ndi bubatindire kuko umugeze kure ndi kuvuga ibyo nagombaga kuvuga, ahubwo nutinda kumva ibiri kuvugwa uratahiraho, kuko njye sinateguye, ahubwo umuteguro w'Imana ubu niwo turi kugenderaho. Iyo nza gutegura nari kuvuga ibindi, iyo umuyobozi aze gutegura nawe hari ibindi yari kuvuga, ariko umuteguro w'Imana n'uyu. Kubera ko nta muntu wajya ku isoko ngo atahane icyo atagiye gushaka. Si byose? Iyo tugiye mu isoko, tugera mu isoko ahantu hari ibintu byinshi bitandukanye. Hanyuma ugahaha icyo ukeneye, ugataha ugasubira hehe? Mu rugo. Iwacu kera aho tuvuka, umuntu yajyaga mu isoko yikoreye igitebo cy'ibijumba, undi yikoreye igitebo cy'ibitoki, ku gitoki, undi yikoreye ibintu bitandukanye. Hanyuma
agatambuka akajya mu isoko ry'ibitoki akareba igitoki cyiza akakigura agataha, undi agatambuka akagenda aho bagurira inyama agakatisha agataha. Bivuze ngo umuntu wese afataga icyo agize gute, icyo akeneye. Ubwo rero muri iri soko turimo wakira icyo ushaka, kuko byose bigize gute, birahari. Niba waguje gushaka Imana urayibona, niba waje kureba abantu turahari abantu turahari, urataha ubabonye abantu, ibyo ari byo byose urabona barenze umwe. Ariko niba waje kureba Imana ntabwo uri butahiraho. Imana ibaha umugisha. Dusome mu Ngoma za kabiri kugira ngo usobanure ibi bintu. Ni mu ncamake. Ingoma za kabiri ibice 20 duhereye ku murongo wa mbere. Ntabwo iki gihe Abisirayeli bari mu ntambara, kandi baciye mu ntambara nyinshi zitandukanye, ariko muri iki gihe bari bayobowe n'umwami witwa Yehoshafati. Yehoshafati yari umwami wubaha Uwiteka. Amen. Kubera ko bari mu ntambara, abami bose ntabwo bajyaga bagira ibyago cyangwa ngo bagire intambara ngo bahuruze abantu bababwire ngo nimuze dusenge. Ariko Yehoshafati kuko yari umwami, ni ukuvuga ngo yari afite umuhamagaro wo kuyobora iki, Abisiraheli. Ibintu byose ni umuhamagaro. Buri muntu wese afite umuhamagaro, cyangwa se rimwe na rimwe ushobora gusanga umuntu afite imihamagaro itandukanye, ariko buri mihamagaro ifite umuhamagaro w'iyoboye. Muri iki gihe rero Yehoshafati yubahaga Uwiteka, ariko kandi afite n'umuhamagaro wo kuyobora iki, Abisiraheli. Amen. Umuhamagaro wari ukuriye iyindi kwari kuba imbere y'Abisiraheli nk'umuyobozi, nk'umuvugizi wabo, nk'umuntu ubahagarariye, ariko kandi yari abayoboye atari abantu basanzwe. Kuko mubizi Abisiraheli bari ubwoko bw'Imana. Amen. Bivuze ko rero icyo gihe uwabaga ari umwami w'Abisiraheli yabaga ari mu muhamagaro wo kugira gute, wo kuyobora ubwoko bw'Abisiraheli. Umuhamagaro wa Yehoshafati rero, igihugu gitewe, induru zivuze, amenya amakuru, ubutasi bwakoze bumenyesha yuko hari ingabo ziturutse ahantu hatandukanye ziziye icyarimwe kandi zibasatire zibagose, ngo hanyuma izo ngabo zimaze kubageraho babimubwiye, asanga nta handi hantu hari ubutabazi, nta kindi kintu cyo gukora, ngo ahita afata umwanzuro aravuga ati nimuze twegerane tugire gute, dutabaza Uwiteka. Bakimara kwegerana rero ngo batabaza Uwiteka, Uwiteka nawe aramumanukira avugana nabo, arababwira ngo ntimutinye kandi ntimugire ubwoba. Amen. Abaha amakuru y'urugamba rutaragera gute, rutaratangira, ababwira ukuntu biri bugende. Ngo noneho Yehoshafati nk'umuntu uri mu muhamagaro we nawe ahita abwira Abisiraheli ngo noneho mwiremeki intego. Bivuze niruka ntaragurika, ariko iyi nkuru nuyisoma neza witonze uraza kumva ibintu bikomeye, imirimo y'Imana, Imana yakoranye nande na Yehoshafati imbere y'Abisiraheli, kubera ko yabaye neza mu muhamagaro we. Guhagarara mu nshingano ze neza, akamenya ko Imana ariyo imurwanira, ari muyoboye. Ntiyirukangiye kugeresha abandi bantu inama, ahubwo abwira abantu nimuze mwegerane dusenge Imana, tuyibaze idutabare. Atangira asenga yigira ati Imana wirukanye abantu hano muri iki gihugu urakiduha, ngo yagihaye ba sogokuru, yarasenze ngo Mana ya ba sogokuruza. Amen. Aravuga ngo Mana ya ba sogokuruza wirukanye abantu hano muri iki gihugu urakiduha, umaze kukiduha tugituramo, none abanzi barahagurutse baje kuturwanya ngo badukure muri gakondo wagize gute, waduhaye. Arangije bagisenga Imana ibahagurukiriza ubutabazi,
ntabwo aba bantu bigeze bahangana nabo. Niba mwakurikiye inkuru, icyambere bakimara gusenga Imana yabinjiyemo, bararwana. Mu kurwana kwabo barabanje kwanza baricana. Uko Abisirayeli bari gusenga n'umwami wewe Yehoshafati ihagaze mu nshingano ze neza, abandi bajya ngo bararwana, baricana, baramarana, imirambo ngo irambaraye. Ariko mbere yo kwicana ngo barabanze baranyagana, baramburana. Ntabwo Abisirayeli bigeze bajyaga bano bantu, ntabwo bigeze babajyamo ngo babice, si bo babishe, ahubwo barasenze. Imana yinjira mu banzi babo, ubwabo bararwana, hagati yabo baricana. Kubwo kwicana kwabo rero Abisirayeli babona intsinzi, batagize gute, batarwanya, kubera ko ubayoboye yamenye icyo akwiye kugira gute gukora. Nuhagarara mu muhamagaro wawe neza, Imana izakurwanirira, Imana izagushyigikira. Amen. Ntabwo uzakorwa n'isoni, kuko Yehoshafati ntiyakozwe n'isoni, kuko yamenye icyo akwiye gukora. Hagarara mu mwanya we, Imana iramurwanirira, imujya imbere. Abanzi irabaritagura, ngo imaze kubaritagura agenda yitambukira, bagenda bagira gute. Ntabwo ibiganza byabo byigeze byandura ngo bimene amaraso. Abanzi babo ari ubwabo birwaniye, hanyuma Abisirayeli babona intsinzi, kubera ko ubayoboye yamenye icyo akwiye gukora. Umwanzi wabo araneshwa, ngo kandi ngo baranyagwa ibintu by'igice. Ntabwo aba bantu bigeze bajya kubasaka ngo babakure, ngo basanze iminyago irambitse aho. Nabyumvishije, basanze ibintu byose birambitse aho ngaho, ahubwo bakora icyo kubitoragura, barabyegeranya. Hanyuma baragize bagera gute, ngo bashimire Imana yagize gute, yabatabaye. Ngo hanyuma mu gihugu cyabo haboneka iki, ituze. Umurongo wa 30 dusozerejeho baravuga ngo, haravuga ngo ngo igitinyiro cy'Imana kiba ku bami bose bo muri ibyo bihugu, ubwo bumvaga ko Uwiteka yarwanije ababisha b'Abisirayeli. Nurwana intambara yawe, uhagarara ku muhamagaro wawe, ukahagararamo neza. Intambara uzarwana, ibyo uzubaka uzaba ibyubakiye abantu benshi utazi. Ariko nuhagarara nabi, ukagira ibyo wubaka nabi, uzaba ugoretse ibintu bizagira ingaruka ku bantu benshi, cyane ku bazagukomokaho. Kuko akenshi Imana ihamagara iki, kuze guhamagara igiye gukorana n'umuryango, gakora ibintu bikoreye mu muryango. None rero ube maso mu muhamagaro wawe, utagira ibyo wica bikazagira ingaruka ku bantu benshi. Ube maso mu muhamagaro wawe, kuko ibyo wubaka ukabyubaka neza bizagira ingaruka ku bantu benshi, nawe ubwawe bikugiraho ingaruka. Imana izakurwanira n'uri mu muhamagaro wawe neza. Ba maso mu muhamagaro, utaza kugira ibyo ugoreka bikazagira ingaruka ku bantu bawe, ku buyobozi cyangwa se ku muryango wawe. Ba maso ku rugo rwawe, utagira ibyo wica bikazagira ingaruka ku gisoko kizagukomokaho. Ibyo uri gukorera imbere y'Imana, ibyo ukorera mu nzu y'Imana, ubibere maso, kugira ngo utazagira ibintu wica bikazaba ikibazo, bikazatuma umuryango wawe ubaho nabi, kandi waragize amahirwe yo kumenya aya makuru. Ngo Yehoshafati ubwo bamaraga kubona gutabarwa, ntabwo nagiye mvuga ijambo ku rindi, ariko muze gusoma mwitonze. Ngo nuko igihugu cya Yehoshafati ku murongo wa 30 ngo kiratuza, ngo kuko Imana ye yamuhaye ihumure impande zose. Imana ishimwe. Iyo umuntu yubashye Imana, akayigisha inama, akayiyoboza inzira, ntakorwa n'isoni. Imana iramutabara kandi abona ihumure, akaribona nabo mu muryango we bakabona ihumure, n'abari kumwe nawe bagahumurizwa. Imana idufashe kumva icyo dukwiye gukora. Ese mu nzu y'Imana, nababwiye ngo naze numva ibintu byinshi, ariko simbonye umwanya wo kubivuga. Mu nzu y'Imana ukora iki? Ufite uwuhe muhamagaro mu nzu y'Imana? Uwo muhamagaro uhagazemo uti? Ni iki mu nzu y'Imana ukora?
ntuzi uko ubayeho uyu munsi. Twumvishije ubuhamya bwa Yehoshafati n'Abisirayeli ukuntu Imana yamutabaye, ukuntu Imana yabagiriye neza. Ni iki ukora cyatuma Imana ikwibuka, cyatuma Imana igutabara mu gihe kibaye ngombwa, mu gihe cy'amakuba? Yehoshafati yarapfukamye arasenga, yibutsa Imana imirimo yayo, yibutsa ba sekuruza uburyo bagendanye n'Imana. Abyumvishije mu bintu yasenze yibutsa uburyo urugendo rwabo hagati yabo n'Imana uko byagenze. Aravuga ngo iki gihugu wagihabaye ba sogokuruza ho gakondo yacu, ngo none abantu baje kugira gute kukitwambura. Urumva muri iyi minsi hari iki wakwibutsa Imana uramutse usumbirijwe, hari ibintu bikwatatse, ni iki wakwibutsa Imana? Ukwiye kugira ikintu ukora mu nzu y'Imana kugira ngo nugera mu bihe bikomeye uzakibutsa Imana. N'umwana wawe nagera mu bihe bikomeye azatsenge avuga ati data yagenderaga imbere y'Imana, mama yagendanaga n'Imana. Data nanjye cya gihe nari ndi mu murimo wawe bigenda gutya na gutya, none baranyatatse, abanzi baranyatatse. Imana igahaguruka ikagutabara. Ndakwifuriza kugira nawe ikintu ukora mu nzu y'Imana cyakubera urwibutso. Amen. Ibyo wubaka byose ubyubake nk'umuntu ushaka kuzabihemberwa, ubikore nk'ibintu bizaramba, kandi wibuke ko tubikora turi imbere y'Imana izaduhemba. Imana ikurindire umuhamagaro kandi umenye icyo ukwiye gukora. Reka muhaguruke dusenge, amasaha yagiye. Iminota yose tumaze mu nzu y'Imana, buri muntu wese yavuganye n'Imana. Nababwiye ngo hano ni mu isoko, umuntu ahaha icyo yagiye guhaha, icyo waje gushaka n'icyo utahanye. Ngo ntabwo Imana yahamagara abantu bangana gutya ngo ibahamagarire ubusa, kandi nanone ijambo ry'Imana ntirizamanukira ubusa. Ese hari icyo wumvishe? Hari ijwi rivuganye nawe mu bintu byatambutse hano imbere yawe? Hari ikintu wakuyemo? Niba hari icyo wumvishe, utera intambwe mu mutima, hanyuma dusenga Imana. Amen. Pastor, akira senga Imana, usengere bene data. Ku muntu wese yumvishije umutima we hari ikintu Imana ivuganye nawe, Imana ibahe umugisha. Reka dusenge. Imana uyu mugoroba yagambiriye kuguha amahoro impande zose, nk'uko yahaye igihugu cya Yehoshafati, niko natwe Imana igendeye kuduha amahoro. Niyo mugambi kandi cyo cyifuzo cyayo. Data, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Uyu mugoroba wabanye natwe, watugiriye neza, watugendeye, watwemereye kuba mu nzu yawe Mana, watwemereye ko tugubwa neza mu nzu yawe ahitwa izina ryawe. Mana yacu, waduhembuje ijambo ryawe kugira ngo dusubize intege mu bugingo ukoresheje umukozi wawe. Turabigushimiye Mana. None imitima yacu ngiri imbere yawe, abato n'abakuze, abagabo, abadamu, abasore n'abakobwa n'abana bato, dutegereje Mana yacu ijambo rivuga ngo amahoro, ihumure impande zose. Turakwinginze ubanze utubabarire umuntu wese aho atakoze nk'uko ushaka, aho umuntu wese yatewe n'ubwo agakora ibyo kwirwanirira bitari byiza, aho databuja umuntu wese afite icyo ariko arishinja mu mutima yiyagiriza kitari ciza. Amaraso yamanuka uyatwezeshe, utweze, utubabarire twese, ubabarire iteraniro aho tugaya hose, aho tutabereye kuri uyu mugoroba, utweze Papa. Hama amahoro n'iryo humure tubihamagaye mu mitima yacu, duhamagaye iryo humure n'amahoro mu ngo zacu, duhamagaye ayo mahoro n'ihumure mu mibiri yacu mu izina ryawe Yesu. Agakiza kawe karasire mu mitima yacu, maze Kristo Mesiya no mu mibiri yacu naho harasirwe n'iryo humure. Ahari uburwayi k'uyu mugoroba, iryo humure nirihabe, maze uburwayi buhunge mu izina ryawe. Duhumurizwe, twumve ihumure n'amahoro impande zose mu mibiri yacu. Uwaje hano arwaye Mwami, twahamagaye iryo humure ngo ribe muri we. Indwara zanse gukira, indwara zabuze imiti zikiza, iryo humure ryawe rirazikiza. Turasabye iryo humure Mana kuri buri muntu wese yaje hano. Kristo Mesiya, ugwiza amashimo mu kanwa kacu, ishimwe ni iryawe Mana. Udukize, utugire neza abarwaye, ukize inshuti zacu, imiryango yacu,
ukize n'abandi bose abo tuzi n'abo tutazi. Uyu mugoroba Mana yacu twakire kugirirwa neza nawe, kandi uha umugisha umukozi wa Yesu wakoresheje akatubwira ijambo ryawe ryiza Mana, kandi uha umugisha wayoboye gahunda, uha umugisha abaririmbyi baririmbye, uha umugisha umuntu wese ari hano Mwami. Utugire neza rero, akakeza kawe mu mitima yacu, kandi ukomezanye natwe duhore mu bwiza bwawe Yesu no kuremeshwa nawe. Ni mu izina rya Yesu tubisabye, amen.